intambara cyane cyane zirwanirwa muri Amerika y'Epfo, Latin America, aho Kiliziya Gatolika yiganje, kugira ngo ubukandamize buveho abantu bashora muri filozofi yitwa liberation theology. Pase ubwo waba ushaka kuzanamo na bya bintu ntambara zigeze kubaho zitwa croisade, numvise wabayeho croisade 8. Crusades, yes bishaka gusa, ariko biriya byo aho bitandukaniye objective ko ari ukurengera. Ariko n'ubundi tugiye mu mateka tubona ko hari intambara zabaye mu isi, kandi na Kiliziya Gatolika yagiye ishyigikira cyane n'abakristo bakajya mu ntambara. Izo ntambara nyine zarabaye, niyo mpamvu twamenyere n'abakristo kuba turwana, kuko ntabwo turi abakristo, turi mu madini nyine yitirira ubukristo. Ukubita hasi ubukungu bw'ibihugu nka ziriya bya Libya cyari gifite ubukungu bwiza, bakagiteraho intambara kikaba ubu ngubu ari chaos, abantu bakabinta gahoma, abari mu nzego zifata ibyemezo bagatangira ko abandi yo bwana, abandi bagaba barusahurira mu nduru. Nk'ibi ngibera muri Kongo hari amabuye menshi, ubasigaye hayoborwa n'amabandi, kandi bamaze kugira imitwe irenga 100 muri Kongo. Uzuva abanyekongo bavuga ngo abagande, abanyarwanda ngo kibajyana hariya umuntu kujya gucukura amabuye yabo, kandi biravuga n'aba intellectuel kubera yuko ari za gasuku, ntabwo bazi gutekereza, bazi kuvuga Igifaransa cyinshi no kumva amahame ya demokarasi avugwa, bagafata ibyo bintu, ariko they don't think. Umwaka w'icyamagana 983 niwo mwaka wa nyuma amadini ya Giprotestante yararangiranye. Ubu ngubu aya madini rero bahitamo ni mega churches, ayoborwa n'imbyuka y'abakonikoni. Amadini ya Giprotestante yose azwi yo twita mainstream Protestant churches. Harimo ingingo ya 16 ni ngufi cyane, ariko rasobanutse iravuga to cause a total collapse of the world's economies and engender total political chaos. Nukora uko bashoboye. Abo ni abakomeye twari dufite mu isi. Ubu n'urugero ntaza, ariko abo kwa Mwambutsa se Burundi bavanyweho nande? Ubu se ingoma za Ottoman Empire zakuweho nande? Ingoma ya Tsar wo mu Burusiya yakuweho nande? Abo ni abakomeye bo mu isi. Ubu baraturyarya ngo kutuzanira amahoro, demokarasi, kwishira ukizana kandi bakwica. Bari abantu bafite imbaraga nyinshi cyane ko bakontrola ibyo stream jets. Tufite ibibazo bikomeye. Harimo no gushaka kutwica, ko dufite icyaha gikomeye cyo kutumva, turabyara nk'inkwavu, kandi ibyo ntabwo bijyanye nuko bashaka. Ububona iki cyorezo kizagira igarukiro, kigiraho uvuga ngo birarangiye, korona ikuweho birarangiye. Wewe wategura uruganda rw'ikawa mu Rwanda ugamije kwirandura, ni ukuvuga ngo ubu nta gahunda yirangira ry'iyi ndwara. Uyu bwabyo ibikorwa bikoreka ko nta kuragira. Iyo ntego iravuga ngo to export religious liberation ideas around the world, so as to undermine all existing religions, but more especially the Christian religion. Kuvuga ngo aho Kiliziya Gatolika yiganje, kugira ngo ubukandamize buveho abantu bashora muri filozofi yitwa liberation theology. No kuvuga iyobokamana erikangurira abantu kwirwanaho, noneho yikoresheje violence, yikoresheje urugomo, ufata intwaro. Iyo ni intego ya 15. Yes. Ibi byazanye akaga aho byashyizwe intambara nyinshi mu bihugu byinshi nka Costa Rica, El Salvador, muri za Colombia. Niyo mpamvu nino ndwara yaje. Corona iri mu mugambi dukurikije wari guverineri wa banki y'Vatican, kandi igihe kiri hafi nyabo ntabwo kizarenza 2025 ubwo bagiye kuzakora icyo bita owning the weather. Nk'ibi ngibera muri Kongo hari amabuye menshi, ubasigaye hayoborwa n'amabandi yitwa ngo n'abamayimayi. Ko baza abamayimayi ngo bararwanira iki ntacyo bakubwira. Uyu nguyu uzavunagurika ntawe umukozeho, niwe birukankira kujya kwifatanya nawe, kandi uko azavunagurika niko nabo bizabagenda. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami. Amahoro kuri wowe mwene data ubana natwe buri munsi ko bukeye nuko bwije, ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri channel ya Iron TV, ishakiro y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turagusuhuje buntu bw'Umwami Yesu wane nawe. Ntabwo tushobora kurondora abantu mwese mudukurikira mu bihugu bya Afrika ndetse n'abari mu bindi bihugu byo kwindi migabane, ariko turabona benshi rwose abadukurikira bari muri Afrika, bari muri Aziya, Amerika, Uburayi ndetse no muri Australia. Turababona cyane rwose, kandi turishimye cyane kuko mufata umwanya wanyu mugakurikira bino biganiro, kandi tubona n'abaduha feedback batubwira ko ari ahantu bamaze kugera, Imana ibejeje, bamaze gusobanukirwa. Ikindi dutangiye kubwira abantu muri iyi minsi nuko twababwira ko twinjiye mu cyiciro cyo kwiga. Ubu Iron ifite intego yo kugira ngo haceho inyigisho abantu bige, ntabwo twebwe turi kubwiriza, no kwigisha. Impamvu rero abantu bari guhura n'ibibazo bimwe bakumva ntibabishyikira kubera ibyo bahawe kuva bakimara gukizwa, ariko kandi kwiga no guhozaho. Tugomba gukora twiga iteka ryose, kandi umunyabwenge nyine ni uhora yiga. Umuswa ni wumva ko yamenye, kandi ibyo yamenye bimuhagije. Umunyabwenge rero ahora yiga kugira ngo agire ubundi bumenyi yibikaho.
tubasabye gukomeza kwigana natwe mu bucukumbuzi burebana n'ijambo ry'Imana, burebana n'agakiza, burebana n'amadini, burebana n'ubutegetsi bw'isi, burebana na Satani, burebana n'abadayimoni. Ibyo byose tugomba kwiga tukamenya nyine uburyo twitwara n'abo duhanganye nabo. Imana iguha umugisha rero kubwo gufata umwanya wawe. Turagusaba gusharinga ubutumwa ukimara kubwumva ku nshuti zawe n'abavandimwe, ubutumwa bukomeze bwamamare hirya no hino ku isi, turebe ko abantu barokoka umujinya uzatera. Uyu mwanya tugarutse mu kiganiro cyacu Menya Nibi, aho tumaze iminsi turi gukorana ibiganiro na Pasiteri Musisi. Akaba ariyo mpamvu tugarutse ku ntego tumaze iminsi turi kwiga 21 zateguwe na Illuminati, ariko nk'uko twabibonye nuko hari akanama kagizwe n'abantu 300 kashyizweho nyine n'uwo muryango, ariko gakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'izo ntego. Izo ntego ni intego zikomeye twagiye tuziga, tugeze ku ntego ya 14 niyo duheruka kwiga. Uyu munsi tugarutse kukomereza ku ntego ya 15, ariko turagusaba kubana natwe no gukurikira ngo wumve intego ya Satani mu isi, ku batuye isi, ku kiremwa muntu, uburyo Satani arakariye umuntu Imana yaremye. Paseri, turakwakiriye kugira ngo usuhuze abagukurikiye, kugira ngo abantu bo rwose bamaze kumenya ari benshi, usibye ko buri munsi mbona social media abantu benshi bagenda baboneka bashya. Unabibwira hanyuma mudufashe gusenga twinjire mu kiganiro cyacu. Murakoze, ndabashimiye nkuko bisanzwe mbashimira ibyo mukora byiza byinshi. Hanyuma rero nkaba nanone nishimiye kuba namwe dufatanyije umurimo muri mwanya wo gusuhuriza abadukurikira bose bari hirya no hino ku isi, bavuga muri Kinyarwanda, mpereye ku bari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wa Afurika muri rusange no ku migabane yose y'isi. Kandi mboneyeho n'umwanya nanone muri rusange wo gushimira abari bene wacu dusangiye inkomoko, Abarundi, Abanyamurenge n'abandi bose basangiye akarere kandi bumvikana mu ndimi zabo, Abarwandafone bose muri Kongo, Kivu y'Amajyaruguru, abahana bahangaza muri Tanzania, Abahororo n'abavandimwe ndetse n'Abafumbira hano muri Uganda. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza kandi mukomeze kugira amahoro. Yego, mudufashe gusenga. Uhoraho Mana yacu, Imana nzima, Imana ikora ibikomeye, ikora ibitangaza. Shimwa kubwa uyu munsi kutwongereye n'aka kanya, kandi nkukomeje kubana natwe n'ubukomeze kubana natwe, ugira neza imitima y'abera kandi ukangura abasinziriye watoranyirije ubwami, kugira ngo bamenye icyerekezo cy'ibihe kandi n'ubuhungiro ubwo ari bwo, kuko turi ku rugamba rukomeye. Shimwa rero kubw'imbabazi zawe, cyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeze by'izina ryawe iteka ryose, tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu. Ubushize ikiganiro cyacu ubushize twavuze ku fundamentalism ishingiye ku madini cyane cyane ya Islam. Twavuze kuri fundamentalism cyangwa ubuhezanguni bwa Gikristo. Ubu ngo twavuze ubushize yuko imbaraga za Islam, ubuhezanguni bwayo. Hari umurongo wa 15 rero tugiye gusubira nanone ku bukirisitu, ariko noneho muri politike yindi ishingiye ku bajesuiti yitwa Liberation Theology. Intego ya Illuminati ya 15. Iyo ntego ya 15 inshingano zayo zikomeye no kohereza cyangwa gusunika icyo bita export, ukohereza ibitekerezo ngo byo kurokora mwene muntu bishingiye kuyobokamana ribohora. Iyo tuvuge iyobokamana ribohora, tuba dushaka kuvuga iki? Tuba dushaka kwerekana ko umuntu mu bitekerezo aboshye, ariko binyuze muri iryo yobokamana ribohora ushobora gushyiraho ibitekerezo abantu bakurikira, bikaba byabacungura. Intambara cyane cyane zirwanirwa muri Amerika y'Epfo, Latin America,
aho kiliziya gatolika yiganje, kugira ngo ubukandamize buveho, abantu bashora muri filozofi yego yitwa liberation theology. Ni ukuvuga iyobokamana rikangurira abantu kwirwanaho, noneho yikoresheje violence, yikoresheje urugomo, gufata intwaro. Kandi ibyo bikabanye n'umurongo wa Kristo. iyo ni intego ya 15. Yes. idusumira mu cyongereza twumve. Iyo ntego iravuga ngo to export religious liberation ideas around the world so as to undermine all existing religions, but more especially the Christian religion. Kuvuga ngo gukoresha ibitekerezo by'iyobokamana noneho ariko rya gikristo, cyangwa se n'ibindi bitekerezo dukura mu yandi madini, noneho bikitwa theology. Theology ntabwo ari ubukristo gusa, ni imyizerere ikubiyemo iyobokamana rigari, noneho ibitekerezo birimo byo kwirwanaho bigakoreshwa mu gutuma abantu bafatira begura intwaro bakarwanira uburenganzira bwabo. Ibyo rero iyo bibayemo bituma abantu birwanaho. Najyaga ngira umuntu inshuti yanjye yarapfuye, ariko yambaje ko yapfuye atizeye Yesu Kristo. Yajyaga ambwira ngo we iby'Imana iby'yobokamana bya gikristo yakwemera kujyamo ni ibyo ngibyo, iyo filozofi yitwa liberation theology. Noneho nkatangara imihangana yo guhangana nyine, kuko yumvaga yuko abantu bari mu isi kubabwira Yesu amahoro wo kwemererwa kubitwa ngo ibyo ntabwo ari ugucungura abantu. So rero uyu nguyu yaragiye, inshuti yanjye David Minega niko yitwaga, iyo mwibutse ndababara, ari umwana mwiza cyane, wari wacenyemo n'amatwara ya gikomunisiti. Tukaganira ibintu byinshi icyo gihe, hashize imyaka myinshi, imyaka nka 20 irashize, ngira ngo avuye muri buno buzima. So rero ni ibingibi rero nawe yari yarafashe bimwe muri byo. nanjye rwose ubukristo bwatuma mpangana nibwo nemera. Yes. Yigira muri Islam ubukristo bwo kubwira ngo ushira itama rimwe bagukubita ubogera irindi wapi, ibyo ngibyo ntabwo ari byo yatekerezaga. Hanyuma rero ibi byazanye akaga aho byashyizwe intambara nyinshi mu bihugu byinshi nka Costa Rica, El Salvador, muri za Colombia, muri za Nicaragua nkuko nari mbivuze, byarahabaye cyane. Ibyo ni ibintu bizwi cyane mu bihugu bya Amerika y'Epfo, kuko Amerika y'Epfo hafi nibwira yuko ariho kiliziya gatolika yiganje cyane ku isi. Ngira ngo hakurikiraho Afrika, akabona gukurikiraho ngira ngo buce bumwe bwa Aziya nka za Philippines n'ahandi. Uburayi ho ni simboli gusa, ntabwo ikihaba, nta bantu bakiva mu ibyo ngibyo. So ugasanga rero ibingibi nibyo bitekerezo bafite cyane. Byazanye rero intambara n'ibyago, ntabwo bituma abantu bakizwa ngo bakire Yesu mu buryo bw'umwuka wera, ariko abantu baterwa umwete wo kwifashisha imikorere yo gukoresha intwaro barwanira uburenganzira bwabo. Icyo bita liberation theology. Abakristo, yes, hari ahantu byabaye pasi. Ndahubwira iyo liberation theology, that's what it entails. Uzajyemo nawe ukore etide urebe, uzabona ibyigamije gukora. Hano muri Afrika n'ahandi ntabwo bashobora kuyikoresha cyane, kuko abafite imyizera ya gikatolika cyane ni bake. So hari rero babigiyemo cyane. Ibihugu nkubwira za Nicaragua, nka ubutegetsi bwitwaga Somoza family bayoboraga Nicaragua kugira ngo batsinde ubutware bwabo bifashishije liberation theology. Ubwo Nicaragua ni hagana he? Nicaragua ni igihugu kimwe mu bihugu bigize Amerika y'Epfo. None pase ubwo waba ushaka kuzanamo na bya bintu namba zigize kubaho zitwa Croisade, ko numvise wabayeho Croisade 8 ya Crusades. Yes, bishaka gusa ariko biriya byo bitabo bitandukaniye, nuko objective kwari ukurengera ubutaka butagatifu bwa Israeli kugira ngo butagwa mu maboko y'ababisha, ari Abayisilamu.
abisilamu nabo bakarwana kugira ngo babugereho, ariko byose birashaka gusa, kuko abarwanya izo ntambara nibo baje kwitwa Knight Templars, baza kugira ubukire bwinshi babukomeye kuri papa, ndetse nibo baje kuvukamo n'abafurimaso. N'abantu nabo Knight Templars nabo bafitanye isano n'abafurimaso. Ushaka nabyo babikora mu bushakashatsi, abantu benshi bajya bita ku byo kwiga. None se ubu ushaka kutubwira ngo ibyo bintu nabyo bizaza kugeza ubwo abakristo barwana tu? Abana b'abakristo baheza ngune nkubwira barema nabo barajya mu kurwana. Sinakuye yuko abanyamerika bari fundamental churches bishimiye icya Bush gutera Iraq, bakayigabaho ibitero, bagasenga Imana bavuga ko Iraq ari Kristo kwa Saddam Hussein. Bo bumvaga yuko fundamentalism ya Islam ari satanism, ari abasatani, ari antikristo. Kubarwanya rero ikoresheje inkota nta kibazo, kandi bihabanye n'amahame ya Kristo. Kuko Kristo ntawe wigeze atekereza kuba yagaba igitera akarwara intambara. Ahantu hose harimo violence ukamena amaraso ntabwo Kristo yigeze abitekereza. Ukuvuga ngo kugeza akanya bisa nkaho byatangiye, hari bamwe batangiye kubikora. Ariko n'ubundi tugiye mu mateka tubona ko hari intambara zabaye mu isi, kandi na Kiliziya Gatolika yagiye ishyigikira cyane n'abakristo bakajya mu ntambara. Izo ntambara nyine zarabaye, niyo mpamvu twamenyere n'abakristo kuba turwana, kuko ntabwo turi abakristo, turi mu madini nyine yitirira ubukristo. Ariko ubukristo bw'umwuka wera butwigisha kuba tutafata intwaro ngo tujye kurwana. Aha rero najya nsobanure yuko hari abajya bambaza ngo sibwo ntabwo umuntu yaba umusirikare unahita aba umukristo. No, ubusirikare ni ikintu cyemewe mu mategeko no mu haba mu ijambo ry'Imana, mu byo twita natural law no mu byo twita positive law. Ubusirikare kiremewe. Ushobora kuba muri umusirikare kugira ngo habaho amahoro, uzana amahoro, urwanira amahoro, urinda umunyabyaha. Ariko bitandukaniye nuko umusirikare ushobora kuba umusirikare leta ikagutuma kujya gushoza imvururu ahandi, wagereyo ukaba wakora ibikorwa by'ubwicanyi. Kuko hariho n'abasirikare benshi ba mu ntambara ya kabiri y'isi yose bari abasirikare, ariko banze gukora ibyo abanazi bakora babategekaga. Biba ngombwa yuko bamwe bapfa mu mwanya wabo, kuko baravuga ati no, turi abakristo, ntabwo twica abaturage b'inzirakarengane. Duhanganye n'umwanzi, tubona yuko ari umwanzi kubw'inyungu z'igihugu, kubw'inyungu z'abantu. Ibyo turabyumva, kandi Bibiliya iravuga ngo ntuzice, ntuzamena amaraso utariho urubanza. Ariko wica mu rwego rwo guhana umunyabyaha, mu gihe agamije kukwica cyangwa se agamije ibintu bishobora kuba byatuma benshi bapfa. Ubuse n'ubukoze icyaha pastor, nk'umusirikare tuvuge wenda mu ntambara, hari igihe mwica abantu ugasanga umenya amaraso y'abatariho urubanza. Nta mu bantu bapfuye nta mwanzi wawe wari urimo. Ubwo aho ngaho uwo musirikare ntaba ari kuboneka ko icyaha imbere y'Imana. Nibyo nkubwira, ugiye ku rugamba uri umusirikare, nkubwiye ko leta ubajyanye uri umusirikare ushobora kukwinjiza muri gahunda yo gutera. Tuvuge niba uri umusirikare w'u Rwanda, hari igihugu nta kibazo tusanye nacyo, nka Tanzania n'urugero, batugitere. Ukabaza uti turagiterera iki, habaye iki? Ugasanga kuko watoje kutabaza urakurikiye. Aho rero hari igihe uzajya mu bintu utagamije, ariko bidaturuka kuri wowe, atari umukugambirira kwawe. Usanga nyine ibyo ni byo nabisobanura, kubera ko Bibiliya iravuga ngo umutegetsi ngo yitwaza intwaro, niyo mpamvu yitwaza inkota kugira ngo ayikubite abanyabyaha. None se inkota ntiyica? Ayikubita abanyabyaha kuko banze kumvira Imana. Ni amategeko ariho, kandi amategeko twasomye mu Bibiliya yashyiriweho ibigande. Ibyo bigande se ni ihe force ibihagarika? Abica abantu, abatema abantu, abakora amahano, abo bahagarikwa nande? Bahagarikwa n'umuntu wari wese n'umukristo watojwe agiye muri ako kazi agakora, nayo ibyo yabihagarika. Nk'uwo se ugiye muri icyo gihugu kuko nta kibazo bafitanye, aho ngaho ni ikibazo kiri. Kuko jewe nanjye ndiva nkavuga igihugu muragiteye, kuko ugomba kumvira aho ugiye. Urumva uba ugomba gukora mu buryo muri dogmatic. Uburyo muri dogmatic ni ukuvuga ngo ntubaza. Aho rero niho jewe aho nabariza, ariko
niringiye ko burya twese tubaho tuyobowe n'umwuka wera kandi tukabashishwa n'Imana gukora ubushake bwayo. Hari igihe bavuga uti no aho bigeze aha ngaha yego ngomba kumvira, ariko ibigi bihabanye n'ubushake bw'Imana, sindi bugire nte sindi bukore. Ko genza yano abantu benshi bari abasirikare hano mu Rwanda bazize kushaka kurokora abantu, barimo n'umusirikare w'umunyegana yari umukapiteni wapfuye azira kurokora abantu abarengera intera mu zitabica. Tugarutse kuri iriya kuri karakano ari nkubajije kazira ntambara z'amakuru zade yagiye abaho, warubuze uti barwaniriraga ubutaka butagatifu bwa Israel. Icyo kintu bakoze kirema imbere y'Imana cyangwa n'icyaha? Kuba hari uhita ngo n'ahantu hatagatifu kandi Yesu yarahavumye, nawe bazanye ikibazo. Nugucura utamenya ibyanditswe. Yesu ubwe niwe watumye Abaroma ubwaho baza bagasenya Yerusalemu. Bakoze icyaha, navuga bazizaga Abarabu cyangwa Abayisilamu bari baje kuhafata. Naba bari abazaga bashaka kuzana idini bavuga yuko bari aba ngo bayobye. None se mwebwe usibye kwikiriza Gatolika ritarabaho, ariko ubwambi bwa Roma bwaraje gusenya Yerusalemu, bakica Abayuda burabacura ku ngufu, abandi burabica. Ndetse n'iyobokamana ryakurikiyeho ryanze Abayuda, ribangira ngo babambye Yesu. Ariko icyo cyo ntabwo itorero ry'intuma ntabwo ryanze Abayuda nuko babambye Yesu, ahubwo ryarababwirije, rirabwira ngo bya bindi mwabikoze ko mutari mubizi. Petero niko yavuze 3:19 byakozwe n'intumwa. Yego. None Imana ashaka yuko mwihana, ni ibintu biri simple. No kuvuga ngo urabica ngo urabanga ngo babambye Yesu, wese ubwo ngubwo naba wowe urinde ubwo ngubwo, wese Yesu uramukunda, waramushimbuje ibigirwamana n'ibindi nk'ibyo. Ariko hari izindi ntambara zabayeho ngo Isilamu ubwo yashaka gufata uburayi bw'amajyaruguru, bituma papa wari ahagurutse intambara. Ntabwo yagarukira aho ngaho. Uwo papa warwanye muri izo ntambara wazirwanye yitwaga yari umusirikare yitwaga actually yari empereur witwaga Charlemagne la Short. Niwe waje arwanya kugira ngo arwanye abari bateye Abayisilamu. Baramaze gufata uburayi. Ariko ku Rwanda buri ya ntambara yitsatisfied nta kibazo yari ifite, ko barwanaga n'umwanzi wari uteye uburayi. Yuzana invader yaragabye igitero ku Burayi. Noneho kuba ari cyo gihe uburayi ntabwo bwarwanaga hano nk'ibihugu byigabanyijemo, bwarwanye nk'umugabane, cyane cyane buri munsi y'ubutware bwa papa. Bumwumvira kuko ni wari hejuru y'abami basanzwe bategeka isi. Noneho rero baragenda bajya kuburwanya. Buriya hariho bita Fatima muri Portugal, aho Bikira Mariya yabonekeye. Rira jambo Fatima biva mu ijambo ry'Icyarabu Fatuma, ni izina ry'abagore muri Islam. Sezere mpamvu Bikira Mariya n'abari umugore yahabonekeye. Ibyo nabyo ni ibindi nyine kuko tuzi yuko biriya bintu bikururana ari ibintu bimwe. None se paze ubona nk'iyo ntego bashyizeho yo kugira ngo abakristo noneho bemeza abantu ku gitugu barwane induru n'intambara nyinshi, ubona nk'inyungu bafitemo muri icyo ngicyo ni nk'izihe? Inyungu bafite ni power, ni ubutware nyine, ariko si agakiza. Ni ubutware. Noneho kandi kiriho ubu ngubu si n'ubutware, ni ubugaragu, kuko ukorera undi kugira ngo ubutware bwe buteze imbere, hanyuma nawe ugabane ibyo bagaragu bagabana, ariko atari wowe utwara. So rero nibyo biriho ubu ngubu. Intego ya 15 umurimo wayo ni ukugira ngo bumwe mu bundi buryo bwo guteza imvururu, kuko aha ngaha haravuga ibihugu byinshi, haravuga ngo birakorwa, hari ibikorwa muri Afurika, cyane cyane umuryango bita ngo ni wa Nor Mission w'ababikira. Hari ibyo ukora mu bintu byinshi. Arakora rero no mu bihugu byinshi muri Afurika, ariko kandi bagamije kuzana communism. Bayizana muri Rhodesia, hariyo Zimbabwe, muri Mozambique, muri Angola no muri Afurika y'Epfo. Aho ngaho naho barahateye amatako, bahita ngo Nor Mission. Ariko urumva yuko hari ibintu udashobora kumva. Nko mu Rwanda abangaba urumva yuko bigisha ibitekerezo bya gikomunisiti kandi ari abagatulika. Kandi mu Rwanda
jenoside yakorewe abatutsi muri za 59 yitaga abatutsi na runari ishyaka rya bitiraga umwami yuko abaririmo ngo ari abakomunisiti bagomba guhashywa. Yes, ibintu abantu bajya babyiga neza. Banza umukomunisiti kandi mu bindi bihugu babaye abakomunisiti. Dufite ibibazo twebwe wa mugambi wa satani. So tugomba kumenya ibyo ayo mayere yose abantu bakadutwara kandi babonye ibingibi bubizi. Hari umusore wamwezi babonye bizi ibintu nk'ibi muri mu Burayi bakareba ubarizo ninga bahita bakwanga bakabana kwiruka. Ubundi basanga umuntu umeze nk'icyugu ugira ute gusa ibyo bavuze. Icyugu urakize uri umwana w'umugira icyugu ntabwo ukize. Icyugu ndakize. Ubwo rero bashaka umuntu umeze nk'icyugu ugira ute gusa bakavuga ngo ndiyo bwana. Nta bintu byo gushaka kubinjirira cyane. Icyo bakubwiye ukakimenya bakukizamena ukagitsindira hejuru kuko ibyo bakubwira wabifashe bukuso. Babifashe nk'intuza yanyoni ivuga nk'umuntu bayita iki? Gasuku. Gasuku. Iyo ni gasuku burya ndi gushaka kubara nabo. None ubwo tugiye kujya ku ngingo ya 16 rero. Ingingo ya 16 ivuga guki? Ingingo ya 16 ni ngufi cyane ariko irasobanutse. Iravuga to cause a total collapse of the world's economies and engender total political chaos. Nukora uko bashoboye bakagusha hasi ubukungu bw'ibihugu byose ku isi. Ibyo bigatuma hakurikirwaho imvururu za politike. Niyo mpamvu nino ndwara yaje. Corona iri mu mugambi tukurikije wari guverineri wa banki y'I Vatican witwaga Ettore Gotti Schmidt. Yavuze yuko umugambi wa corona 19 cyangwa 19 harimo gahunda yo kubita hasi ubukungu bw'isi. Uwo yarabivuze rwose. Avuga ko ibyo biri muri gahunda yo kugira ngo ubukungu bw'isi bugwe. Ibyo bijyanye n'intego ya 16 gukubita hasi ubukungu bw'isi. None se pase waruvuze utuntu gukubita hasi ubukungu bw'isi ndetse no kugira ngo haboneke imvururu zishingiye kuri politiki. Uratweretse uti corona ni ya mbere. Ni ibihe bindi watugaragariza baba barazanye bigaragaza gukubita hasi ubukungu bw'ibihugu? Gukubita hasi ubukungu bw'ibihugu harimo izi ndwara muri rusange. Harimo intambara zigize nk'izo zituma ubukungu bugwa. Harimo gukubita hasi ubukungu bw'ibihugu nka ziriya bya Libya cyari gifite ubukungu bwiza bakagiteraho intambara kikaba ubungubu ari chaos. Abantu bakaba intagahoma, bakaba abari mu nzego zifata ibyemezo bagatangira ko abandi yo bwana abandi bagaba barusahurira mu nduru kugira ngo bwa bukungu babutware. Nk'ibi gibera muri Kongo hari amabuye menshi ubasigaye hayoborwa n'amabandi yitongo n'aba mayimayi. Ko waza aba mayimayi ngo bararwanira iki ntacyo bakubwira kandi bamaze kugira imitwe irenga 100 muri Kongo. Iyo mitwe irenga 100 buri kimwe gifite uko cyitwa. Ariko so babajije ukimweguye intwaro barashaka kugera kuki? They are not going to do anything. Ntacyo bafite nacyo ntabwo bakize. Ariko babangamiye umutekano n'ituze ryaho bari n'iterambere muri rusange. Kandi bo icyo bibandaho bo no gucukura y'amabuye ya Kongo bakayagurisha. Uzumva abanyekongo bavuga ngo abagande abanyarwanda ngo kibajyana hariya umuntu kujya gucukura amabuye yabo. Kandi biravuga n'aba intellectuel. Ariko intellectuel kubera yuko ari za gasuku ntabwo bazi gutekereza. Bazi kuvuga Igifaransa cyinshi no kumva amahame ya demokarasi avugwa bagafata ibyo bintu. Ariko they don't think. Ntabwo bashobora gutekereza. Ubwonko bwabo buri kuri level yo kwakira ibyo buhawe bukabistoka bukabisohora. Ari gutekereza ubwako ntabwo bafite. Ni iki watwereka kubirebana no kuba iyi corona ari kimwe mu byo bateguye kiza kubitasa ubukungu ku bihugu wenda watwereka ngo hari ibihugu nibi bimaze gusubira hasi ku bukungu bitewe n'indwara corona? Kuko ngiyewe hari uburyo njya nkurikira amakuru ahubwo nkumva ibihugu byinshi byagiye bizamuka
mu bukungu bakanavuga ati igihembwe iki n'iki tuhagize amafaranga nayo. No mu Rwanda numvise yari aho babigaragaje. no abantu statistics ntabwo zijyanye na reality. Statistics icyo ari cyo ibarurisha mibare wowe urarivugisha gusa barivugamo ibintu byo mu Rwanda. Sinamenya neza ko ntawe navugana nabo ariko uko nkwereka ibyagiye bishyirwa ahagaragara. Abo bantu bakubwira, those guys bakubwira bateye imbere, uzasanga atari ibihugu, atari ibihugu ahubwo ari abantu ku giti cyabo, companies. Cyakora zikwere ko bakorera muri biriya bihugu bindi bikomeye nyine, uzasanga ubwo bukungu nabwagiye muri bo, bwagiye nyine muri economic system z'abari abantu bakomeye. Ariko uzasanga abantu bandi banyamujya benshi baratakaje akazi. Amakampani cyo bita small businesses zikaba zarakinze. Sectors nyinshi cyane cyane z'ubukerarugendo ubu zaraguye. U Rwanda rwari rugeze kugira ngo urwego rwo kwinjiza amafaranga agera kuri miliyari. Kurumva u Rwanda mu bukerarugendo ukuramo miliyari y'amadolari mu mwaka. Bari amafaranga menshi dukurikije ekonomi y'u Rwanda uko tungana. Tuvuga ngo dufite amafaranga menshi kandi ntabwo ari ibintu bisaba imvune. Umuntu kuza mukamucumbikira akarara amahoteli yanyu akajya kureba ingagi, akagura sambusa yo mu Rwanda, akagura iki, amafaranga akayasiga hano. Icyo gihe uba wungutse. Noneho rero mu gihe sinzi n'abantu 2010 na 2020 n'abantu twarabonye miliyoni n'abari 100, sinzi ubwo umuntu yaza kureba, ariko habayeho decline. Ikindi gihugu cyaguye cyane kandi kibona amafaranga menshi mu bukerarugendo ni Kenya. Muri East Africa ni ya mbere. Ushobora kubigeza ngira ngo nka miliyari 3 z'amadolari. Ndaza kureba ushobora kuba zina hejuru yazo cyane. Noneho byari byaraguye birakolapsinga ku buryo bugaragara muri iyo myaka yose. Ni ukuvuga ngo n'ifaranga ritangira guta agaciro, ifaranga rya Kenya. Ikindi cya kabiri igihugu cyuga, noneho kuko bakurasa impande zose, haje n'ibyorezo by'amapfa. Cyo nani bagiye kubwira. Indwara, amapfa n'intambara ko ari bitatu birakoreshwa kugusha ubukungu bw'ibihugu byinshi. Yes. Kenya ni cyo mu bihugu yo na mu Malagasy cyangwa Madagascar afite ikibazo cy'ibyo kurya. Cyageze amapfa menshi n'ibyo bihugu byo muri Afrika y'Epfo za Mozambique za he. Umusaruro wabyo uyu mwaka sinzi uzashobora guhaza abaturage. Reba nk'abantu bapfa mu majyaruguru ya Ethiopia, aho abantu barwana muri cyane cyane muri region y'Abatigrinya, muri Tigris, barashira kubera habaye ikibazo cy'amapfa gikomeye cyane. Noneho bakavuga ngo leta ntibemerera ngo batware ibyo kurya, n'ibyo bazanye bakoresha uburyo bwo gutinda bifashije impamvu nyinshi kubera umutekano muke. Cyagiye abantu barapfa, abandi bakavuga ngo bo baba baza abantu bapfa buri munsi bicwa neza, kandi gupfa ko abantu kuri mu nyungu zabo. N'ibyo kurya babazanira ni ukomeza kuba kontrole, kuko igihe kizagera badukontrole n'ibyo kurya n'imirima duhinga aribo batuma tweza. Ubwo umuntu yamaze kugera aho ngaho abafasha umwanya w'Imana, kandi n'ubu byaratangiye. Ntabwo ushobora gutera ikigori ngo bikunde hano paka uzane ifumbire, uzane n'imbuto y'intuburano. Ibyo se basogokuruza ko baryaga nibyo ntibateraga imbuto zisanzwe. Ariko ubutaka bwarabishye koko ntabwo bukemera imyaka. None se buremera imyaka kuki se bubyemera ahubwo bwarakundutse? None se nibo baragurutse se kuki uzane imbuto bazanye ikemera iyawe ntiyemere? Kandi iyo bazanye nayo igomba kwemera nk'imyaka iri bagahindura indi. Minwe ruko byo biba byica iki? Byica ubutaka. Ni ukuvuga ngo noneho rero baba baratangiye kuzana ifumbire ubutaka bukera. Yes. Ahubwo iyo fumbire niyo yaje kwica ubutaka. Niyo yaje kwica ubutaka cyane. Irabwica cyane. Niyo mpamvu rero ngubu hari ibihugu byinshi yaho n'u Rwanda rurimo rugomba kubona rugura cyane amatoni n'amatoni ya ifumbire mvaruganda. Kandi tugahane tuyikorera paka uyigure kuva hanze. Bari abantu niba ari bakugurisha igituma weza, kandi baragukontrola. Bashobora kugikoresha as a political weapon, nk'intwaro ya politiki, bakavuga bati tubashize mu kato ntabwo tuya kubahereza ifumbire mvaruganda. N'amasosiyete yabizanaga bakashyiraho bagufatiye embargo n'ibyo babyijiramo, bati kuko bari abantu batemera ibyo tubabwiye bitandukanyije n'umurongo mpuzamahanga. Kubera izo mpamvu tubashyiriyeho embargo n'ifumbire bayihagarika. Ariko ubwo se kumva uhagaze, iyo urebye neza ufite ubwenge ukareba, ureba yuko
utakiriho ku bwawe. ubwo haracyarimo ya control none y'uburyo wa control isi bayizanira ibindi bintu bituma bayikontorora. Yes, ubwo ni bwo gukontorora, kandi igihe kiri hafi, nyabo ntabwo kizarenza 2025 ubwo bagiye kuzakora icyo bita owning the weather. Ni ukuvuga ngo bazaba bamaze gukora ku buryo imvura aho bashatse uwo mwaka idashobora kugwa, ariko bagenda babikora buhoro kugira ngo utazibaza aho biturutse. Baze bakumenyereze mbaze mweze nabi, imvura bayirekure mu gihe runaka, iziri gihe mutari muyiteguriye, kandi eje ari nyinshi yica ibintu, ahandi ngo ari nke, bati nihindagurika ry'ibihe. Cyagiye niba cyakora cya kindi bashaka ntabwo uzakimenya, uzavuga yuko ari ihindagurika ry'ibihe nk'uko wowe bakwigishije. Ariko twatuzi yuko ari uburyo weather warfare ni intambara ishingiye ku gukontorora ibihe by'imvura n'iby'izuba, uburyo babinyuranyamo. Bari abantu bafite imbaraga nyinshi cyane ko bakontorora ibyo bita stream jets. Stream jets ni imiyaga itwara vapor, water vapor, amazi mu kirere, bakayihushaho kugira ngo ugende bakayisubiza. Tufite ibibazo bikomeye. None Pastor, wari uvuze uti ubwo bukungu ni ubw'umuntu ku giti cye, ntabwo ari ubw'ibihugu. Ni ibihe bihugu waba wumva byaba byarahanandutse mu bukungu kubera iyi ndwara ya coronavirus? Hafi ya byose ku isi ubukungu bwasubiye inyuma cyane cyane. Kagiye nka example z'ibihugu bya bugufi, ubwe za Kenya n'u Rwanda, ariko narwo kuko bivugira ko niba twarabonaga miliyari mu cyarugendo bigahagarara, habayeho ntuza. Ni nayo mpamvu hariho umushinga wagiraga wa World Bank wo gufasha bya bihugu byaguye kugira ngo babizanzamure. Ariko icyo ntari nasobanukirwa, sinzi hari aho bamwe, ariko ibihugu byinshi bya amafaranga byafataga nk'inguzanyo, kandi ntabwo ari ukubaho ku muntu, ni inguzanyo. Kandi bibaye inguzanyo ugomba kuba icyo utanga nka garanti. Ibihugu byinshi bitanga nka garanti icyo bita collaterals, batanga ubutaka arebolani, ubutaka bwahingwa, ubutaka bwakororerwaho, ubutaka burimo za resources nyinshi. Kuko bavuga yuko 30% y'isi igizwe n'icyo twita wilderness. Wilderness ni ahantu hadatuwe h'amashyamba, kandi aho niho bashaka, kuko hariya bashobora kwakira ibyo bashaka bigakunda. Mu gihe kiri imbere hariya niho bazashyiraho, niba muhabahaye hake bakahigarurira World Bank, kandi World Bank ntibaho. World Bank sibahe. World Bank ni konti y'umuntu ku giti cye. Ariko Pastor, iki gihe sinacyumva kuntu uvuga ni bank y'umuntu ku giti cye. Bank y'umuntu ku giti cye, buriya iriya Rothschild niwe bank ye. Urumva rero bavuze ngo World Bank ahantu yahatwaye ngo igihugu cyarananiwe kwishyura. Ntabwo yize kuva yuko bavuga yuko Ubushinwa ngo bugiye gutwara ntuza icyambu cya Mombasa. Nuko Kenya igiye kunanirwa kwishyura amafaranga. So Kenya rero kwishyuranirwaga yaguye mu bukungu kubera ibya corona. Icyo mbere iyo ufata umwenda bagenda babara amafaranga azaturuka. Kubera iki Afrika dukomeza kuba muri ibi buzima bumeze gutya? Aho kantu kugira ngo asubize byihutirwa, Afrika ifite hafi 40% y'ubutunzi bw'isi yose. Tuzana cyo resources 40%. 40%. So rero icyo gihano ntabwo twagira amahoro kubera ubwo butunzi. Uzareba ibihugu byinshi cyane bifite ubutunzi bwinshi ku isi bifite akaga. Ntabwo intambara ishobora kubayo kubura n'ibiki byose, kuko ubwo butunzi ntabwo bugomba gukontororwa na ba nyirabwo. Babukontororeye bari ntibabona uko basoza imigambi yabo, batari baduhindura abacakara ntibyakunda. So Afrika icyo ni kimwe mu bibazo bifite. Nkuko ureba Congo imeze kuriya, nkuko ureba ibihugu nka Ecuador cyangwa Equateur yo muri Amerika yo hagati, muri Amerika y'Epfo, buri ari amashyamba. Za Brazil nazo zifite ibibazo kubera ari amashyamba za Amazon. Biriya bihugu byo muri Sahel hariya nubwo bikennye cyane, ariko ari amashyamba buriya butayu baba burimo hasi ubukungu bukomeye cyane, za phosphates, za uranium, za amavuta yangaya harimo ubutunzi bwinshi cyane.
ariko bareba barabikinisha babigamije hari ibyo bateguye imyaka nyuma y'imyaka runaka tuzacukura buriya butunzi tagire kubukoresha. So Africa rero yo systematically bayikuye muri World Economic Framework, uburyo bw'ubucuruzi mpuzamahanga ntabwo irimo bayikuyemo. Bayikuyemo yo niyo gusahura. Niyo mpamvu reba ari umuzungu wambwiye ngo nari mbaje ni kuki mubyo yarambwiye yuko ibyo kurya barya bitagifite nziza kuko kubera gukoresha amafumbire menshi wabo naho bahaha ibyo kurya byarangiye ntacyo bikibafasha, birabatera uburwayi. Ndamwe nese mwa ibyo kurya kukibigura muri Amerika y'Epfo kuko ni umurima wabo, mwabiza mwagize muri Afrika. Tuno Afrika mufite ubutunzi bwinshi, ntabwo ari byiza kubikubiriza muri gahunda kuko muramutse mufite ibyo kurya mukabitugurisha Afrika yakira, kuko ifite 40% cyangwa 50% y'ubutaka arebo bwahingwa muri Afrika. Niyo mpamvu batuvanye mu bucuruzi mpuzamahanga. Kuko twebwe ikintu twakora isi twayigaburira. Babonye turi abakungu cyangwa ni ikindi cyinshi nyuma y'ibyo. Nuko turi abakungu. Okay, harimo no gushaka kutwica ko dufite icyaha gikomeye cyo kutumva. Twe turabyara nk'inkwavu. Kandi ibyo ntabwo bijyanye nuko bashaka. Icya kabiri kuduteza imbere kwabo tutaye twagira ku myumvire nk'iyo bashaka kiba ari ikibazo. Ntabwo rero byakunda. So abanyafrika niyo mpamvu batugaba mu indwara n'intambara kugira ngo twicane tunashire. Ashobora gutwara iby'ubukungu bwacu. Umuntu umwe w'umunyamurenge yaranshekeje ariko ntiyarazi ibyo ari byo. Hagati aha muri zimvururu ziriyo indege yazanye umuntu w'umuzungu iraza ijya hasi ahera ko ava mu ndege aritegereza arangiye kubita hasi aragaramara aryama ati ahangaha niho Imana yaduhaye. Abantu ntabwo bari bameze ibyo ari byo. So umunyamurenge rero yambwiraga ibyo bintu ati ibintu by'uyu muzungu yakoze ni ibiki ko yagaramye akavuga ngo Imana yabahaye ahantu ngo ahangaha niho Imana yateguye ngo babe heza. Yaraharebye banyiraho ntibahazi ngo beza ahubwo baraharyanira. Warahareba reba uko hashasha reba kuko hari mu butumburuke harakonje hariya imurenge. Imurenge musozi myiza ya Minembwe uko igenda hari ubutumburuke harashashe wahakorera ibintu byose ntabwo hashyushye kandi abazungu ntabwo bashaka ahantu hasi mu bibaya muri Congo Basin ntibahaba harashyushye, ariko noneho hariya ni mu butumburuke hegereye inyanja. Ibyo ngibyo nibyo baba bashaka. Ashobora kwashyira amafamu usanga haza amasisi ntihari ahantu ho kororera. Ariko se nk'abagiye Congo n'abariya bakisekedi bayobora baza akamaro k'ubworozi yuko hari ahantu bahorera bakahinga ubukungu bugatera imbere. Ahubwo usanga amazi bayagura Paris. Bariya abantu bacu rwose bafite ibibazo. Ugasanga n'ibishyimbo nko muri Central Africa, Repubulika ya Central Africa, hari umama wari uriyo yarongowe n'umuntu waho araza arambwira icyo gihe ndababara cyane, ariko nari ngifite igihe cyo kubabara, gifite wa mutima uvuga ngo Afrika ikwiriye kwicungura nta namenya ngo byararangiye. Arambwira ati hariya muri Central Africa ibishyimbo babigura muri France. Ibishyimbo ntabwo bajya babihinga bose. None babihinga aho bashatse guhinga se ko natwe batugaburira twabonaho ibintu babishyira. Barahinga se ushoboye kugenda guhinga babiyongiye kibahiga utunyamaswa n'abantu bameze nk'abatwa. Abahingira siki arasarura ibyameze mu mashyamba, yashaka inyama agahinga akamanuka hepfo akabona impongo akayirasa akarya n'umugore bakamara icyumwe. Arahingira siki ajya mu mashyamba agasarura amateke ya kimeza n'ibitoki n'iki byose. Nibyo biba muri Gabo. Muri Gabo umuntu muri Gabo akavukire yarakize byararangiye. Afurika irakaze koko. Muri Sudani ngiye epfo hari umuhungu yigiraga naha ngaho nyine hano ibyiyobokamana, yagiye kuvuga ubutumwa ariko yambwiye ibintu birasita cyane. Yajyaga agenda akabwira abantu agashinga urusengero abantu batuye, akabona abakirisitu nka 50 bakaza bakajya baza bakamara nk'ukwezi. Buke yajya kubyuka agasanga yasigaye wenyine, kumbe abantu barimutse baragiye. Buke yaza gukora barabwata bati impamvu bagusiga ntabwo uzi ururimi rwabo. Bo baba bamenye ko ahangaho bari batuye inyamaswa zo kurya zashize, bakajya ahandi aho zahungiye. Noneho we ntibakubwire bakavuga turiya ni mureke n'umunyamahanga ntituzi ibye.
agakora urugero kujya kubashaka iyo bari akongera kubaka urusengero. Ntibahinga bahinga siki iyo bahize bahinga nk'utuntu uburo bakabuhinga nkaha bakarinda gutumiza ibishyimbo mu Bufaransa bafite ubutaka bwera gutyo. ndabwo na Afrika nk'iyo Afrika Sudani y'epfo itarimo intambara ukayijyamo n'ingiye kugwa abantu bakorora byonyine bagurisha inyama zagaburira Uburayi. Igihugu kimwe cyonyine cyagaburira Uburayi. Ntabwo se Kongo bavuze yuko bayihinze neza nari amazi yayo niki ishobora kugaburira abantu miliyari 2.5. Ariko mu Kongo hari abantu bicwa n'inzara. Miliyari 2.5 uzi icyo ari cyo ni kimwe cya gatatu cy'abatuye isi. Ariko ibyo nyo nta muntu ubizi. Ahubwo arajya kugura amazi muri Paris bavuge ngo ni umusirimu. Hanyuma pase no kuvuga ngo intego ya 16 batubwiye ngo ni ugukubita ubukungu bw'ibihugu hasi cyane, ubundi bagateza intambara za politike zishingiye kuri ubwo bukungu bwa hanana hakaba chaos ni imivurungano ni imvururu. Iyo politike ushaka kuvaniye abantu bajya mu bindi bihugu gushaka ibyo kurya oya barwana ubwabo kuko nese abantu baburi imishahara mu bihugu bakabura aho bajya kubona ikintu bazajya gukora n'ikisi ni ukujya kwijira gufata intwaro ngo barwanya za leta. Abandi bakarwana bashaka nko muri Kongo hari bikatira ibikingi aho baba, twe turahagenzura ntabwo ugomba kuza kwadusanga. None abantu bakabaho muri ubwo buryo politika rero bakaba bazanye chaos ko central government ya leta ntabwo ujye ushoboye kuyobora ha hantu. Usanga ingabo zivuye nkanga zivuye mu Rwanda n'ubushe bw'izi Burundi buzarambutse zagiye kurwana iyo ngiyo zirwana ngo n'abari leta barasize. Ariko nako gushobora kutazi ngo baranaje leta ntabwo ikontorora aho bantu kuko yananiwe ubwabo babantu kubirukana ku butaka bwabo. Abene igihugu abasirikare b'igihugu babona inyeshyamba bagakizwa n'intuza n'amaguru, ushoboye kwiruka gasiga aho ngaho ibikoresho bari abakiterwe. Uze pase nk'umuntu nkawe umaze imyaka myinshi ku isi ukagira n'indi naribonye kubirebana n'iyo bakamana harimo n'iryo bw'ubuzima busanzwe ukagira n'ubwo bumenyi bundi. Tugaruka gatoya kuri iki cyorezo cya coronavirus nkuko tubwiye ko kiri mu mwibanze mu kubita ibihugu hasi mu bukungu. Ubwo ubona nibuza iki cyorezo kizagira igarukiro kigiraho uvuga ngo birarangiye, korona ikuweho birarangiye. None se wowe barakubwira ati turashaka kubaka inganda zo gukora inkingo ngo na hano mu Rwanda bagiye kuzubaka. None se izo nganda bubaka iziki? Wewe wategura uruganda rw'ikawa mu Rwanda ugamije kwirandura. Ariko abantu bagiye dufite ibibazo abantu bacu ubu ngubu icyo bita sustainable agriculture ntabwo inganda zibanziriza ibihingwa. Uruganda rw'icyayi ntabwo rwashyiriweho nta cyayi gihari cyangwa urw'ibireti cyangwa anything like that. Ukuvuga ngo ubu nta gahunda yirangira ry'iyi ndwara. Uyu ubwabyo ibikorwa bikoreka ko nta kuragira. Niyo murabaza tugiye gukora inkingo nitari corona wenda izazana yari ariko ari urukingo rwayo. Nuko uva yuko in the offing muri gahunda ihari ibyo birahari yarateganyijwe. Ubwo urumva izi mvuru turi kubona mu isi zakomeza kubaho. Zakomeza kubaho for a very long time. Ubukungu buzakomeza guhananuka cyane. Kuko ubukungu budahanantutse wa mugambi wo gushyiraho wo gukontorora ibihugu kugira ngo habe icyo bita new world order ntabwo byashoboka. None se pasi niki watubwira kuri iyi ngingo wenda turiho Bibiliya ibivuga iki ibyo bintu byo gukubita ubukungu bw'ibihugu hasi ndetse no n'izo mvururu za politike zituma abantu baticara ngo batuze? Bibiliya niki bivugaho nk'ubuhanuzi bwa Bibiliya? Bibiliya uko bivugaho ivuga kuri uyu mwami uzima. Umwami uzima agategeka isi muri Daniyeli igice cy'umunani umurongo waho 23 twasanga umwami uzima agategeka isi uzagenza uko ashaka. Ngo igihe ubwo bwami buzabwenda gushirira abanyabyaha bamaze gukabya umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana zima, imbaraga ze zizaba atari iz'ubwe kuko zizaba zikomeye. Ubutware buriho ubu ngubu nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bwarahindutse.
ku mugaragaro bwabaye noneho ubwa Satani ubwo yari yiziye. Bari umaze imyaka igera mu 2000 hafi ubwami bwa Satani butegeka isi bunyura buri mu bantu, ariko no bwaje bwabo kugira ngo ba bantu bakoraga be kuba atari bo bitekereza ahubwo abo bafatira ibyemezo bo bayobora n'icyo bagomba gukora. Niyo mpamvu bagenda bashyiraho ngo abatware. Wari wabona umuntu ngo utegeka imyaka 4 bira nko muri Amerika, imyaka 4 se umuntu program cyaba yagakoze n'igiki nta kintu bari yagakora gifatika. Oya biba byamuzanye muri imyaka 4 ahubwo ashyiraho gahunda y'abariye. Mbese mu rwego rwa politike no mu bukungu icyaba yahinduye n'igiki nta kintu aba yakoze. Uvuga ngo waza akomereza mu mushinga bamweretse ibyo agomba gukora cyane. Bibiliya iravuze ngo kandi azarimbura bitangaje. Nibyo byibigi tubona. Azabasha ibyo yagambiriye. Nta kizamuna n'ibyo yagambiriye gukora azabigeraho. Ari byo byibigi nkubwira ntabwo ushobora kubitanga imbere. Azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Abakomeye bari ku isi bazarimbuka. Rose nk'ubu ingoma y'abanyiginya mu Rwanda yavanyweho nande? Abantu benshi ntabwo bazi wayivanyeho. Abo ni abakomeye twari dufite mu isi. Ubu n'urugero ntaza, ariko abo kwa Mwambutsa se Burundi bavanyweho nande? Ubu se ingoma za Ottoman Empire zakuweho nande? Ingoma ya Tsar Burusiya yakuweho nande? Abo ni abakomeye bo mu isi. Intambara y'isi yose yashyiriweho kugira ngo itsinde ubwami bwa Tsar n'ubwa Ottoman. Ibyo byose byavuyeho, the Ottoman Empire ever. Iyo umuntu mbaje se yakubwira ngo byavanyweho niki? Ni ugutsinda abakomeye. Noneho agakomeza agira ati azagira imigambi ituma bashishwa byose mu buryarya. Ubu baraturyarya ngo kutuzanira amahoro, demokarasi, kwishira ukizana kandi bakwica. Kandi azishyira hejuru mu mutima we. Aha niho kurimbuka kuzaba kwegereje. Azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye. Namara gukora ibyo akora ishyano, azahaguruka kurwanya umwami w'abami. Urumva hageze nta mundi muntu wari wagera kuri urwo rwego. Azahaguruka kurwanya umwami w'abami. N'ubu nibyo bihari barwanya Kristo n'umurimo we. Kristo niwe mwami w'abami. Iyo twe tuvuga ngo Kristo impamvu ariyo twamamaza nuko ariwe mwami w'abami. Kandi biriya kuri uwo murongo iravuze ngo ariko azavunagurika nta umukozeho, ko azaba yikozeho kugira ngo arwanye umwami w'abami. Umwami w'abami rero ni Kristo. Ariko abantu benshi uyu nguyu uzavunagurika nta umukozeho niwe birukankira kujya kwifatanya nawe. Kandi uko azavunagurika niko nabo bizabagendera, kuko batamenye ukuri. Umurimo wacu rero aha ngaha n'uyu. Ureke abandi bavuga ngo kuki utavuga Yesu gusa. Turavuga ibi kugira ko tugaragaza ukuri ku rugamba turwana rwo kubikinisha birakomeye. Kandi benshi barayobye n'ubutumwa bahawe ntabwo ari ubw'ukuri, nubwo ibinyoma. Abantu benshi burya usanga buzuye insengero ntabwo baba buzuye ku bwa Yesu, babahamagariye kwikorera umusaraba ngo bamukurikire. Yesu wundi w'icyaduka utanga ibyo kamere yacu irarikira. Hari ibibazo abantu bambajije, ndifuza ko tuzabikora ikiganiro byinshi, ariko mu gukora ikiganiro hari ikintu cyane nshaka tuzigaho mu buryo bucukumbuye n'ubu abantu batari bumva neza. Bahora bavuga ngo murabivuga mukabica ku ruhande, ntabwo musobanura neza idini cyari cyo. Ntabwo murarivuga ngo musobanure idini cyari cyo, ngo mucaho mwiruka. Tujya tubivuga ariko tujya dushaka kubivuga, ariko iyo umuntu ashatse kubihindura topiki ni ukuvuga yuko idini ibaye ikibazo controversial kuri we. Ariko twasobanuye ko idini ari inzira. Ariko tukavuga ko idini yo rimaze gushyirwa hariya rikaba icyo twita organized religion. Satani araribona. Hari agatabo ngiye kuzazana umuntu ashaka kunyohereza kuva muri Amerika kitwa The Secret Terrorists. Muri ako gatabo nari nasomye nuko bakanyibye, ariko umuntu agize amahirwe umuntu arashaka kuzakanyohereza. Kavuga yuko umwaka w'icyamagana 983 niwo mwaka wa nyuma amadini ya Giprotestante kubaho yigenga. Cyarayarangiranye ubu ngubu 1983. Amadini ya Giprotestante yahise ubu byararangiye ayoborwa n'abafrimason. Icyo gihe yahise arangira ayoborwa n'abafrimason n'abajesuit ubu.
kereka amadini atafite aderesi. Aya madini rero bahita ngo ni mega churches ayoborwa n'imyuka y'abakonikoni. tuzabikora ikiganiro kwacyo. Twazabikora ikiganiro kwacyo, n'ibyo abantu babaza wenda bikaba twashobora kubisobanura, wenda bikabagira icyo bibamarira. Wa rwose niko bimeze, kuko abantu bashaka gusobanukirwa icyo kintu. None uti wowe ahubwo amadini yose ya giprotestani byararangiye mu 1983. Yes. Nkurikije umwanditsi waho gatabo mu bushakashatsi yakoze, byararangiye. Amadini ya giprotestante ikimenyimenyi yose ubu ngubu yakiriye ubutware bw'ubupapa. Ubwo ni nka yahe? Amadini ya giprotestante yose azwi yo twita mainstream protestant churches, harimo abaruteri, abadivantiste, abangirikani, abapresbyterienne, ababatista, abakalvini n'abandi benshi bameze batyo. Bari muri ayo madini. So n'abadivantiste barimo aho ngaho nabo. Abadive ntabwo nazi ko bari mu giprotestant kandi birirwa bapinga abaporoso bikomeye cyane. Bo nta nubwo bigeze burya baba n'abaporoso. Erega hari abantu batumva neza, ntabwo bigeze baba n'abaporoso. Ni ishami rya kiliziya, kuko baturuka mu gifurimaso kimwe n'abayehova, kimwe n'iki. Bari abo na abantu nyine bameze bati, bafite ibintu byo kurwanya Kristo ku mugaragaro, bakarwanya umwuka wera w'Imana bamusimbuza ibindi bintu. None ko waruvuze ngo bakomoka mu giprotestani? No. Protestantism ishingiye ku byanditswe byera gusa. Luteri yavuze ku byanditswe byera, ibyo bita scriptures only, sola scripture, kuno kuvuga byanditswe byera, sola gratie, ubuntu bw'Imana. Ibyo ni ibintu byane bibiri bikomeye yashingiyeho. Ariko ubuntu bw'Imana bukiza, icyo atavuze nge nakongeraho wenda, nuko ubuntu bw'Imana ari imbaraga zayo zikiza umunyabyaha. Ariko se zimukiza zite? Agomba kuba process. Nuko amaze kwizera umunyabyaha hari ikintu ahabwa Mwuka Wera. Abaporoso rero icyo ntabwo bari baracyitayeho, nabo bakomeje kugenda mu byanditswe, ariko batifasizing ikintu cyitwa Umwuka Wera kuzajya mu ijuru, kuko umuntu ntabwo ashobora kugenda mu ijuru adafite ikimenyetso cy'ubutore. Umwuka Wera w'Imana nta n'idini rikigisha. Ababyigishije ariko ubu ngubu basubiye inyuma n'abapantekote. Yes. Okay, ibyo tuzabikora ikiganiro ubutaha. Hanyuma mu gusoza uyu munsi abadukurikiye twize ku ngingo ebyiri. Ibyo twize ku ngingo 3. Ni ebyiri twizeho uyu munsi. 14, 15, 16. Ni ingingo 3. Ni ingingo ebyiri. 14, 15, 16. 14 no twatangiriye. Iyo twahiragije mu cyiciro cya mbere cyatambutse. Okay. Uyu munsi twize ku ngingo ebyiri. Yego. Ingingo ya 15 n'iya 16. Ubuse twize ya 14 gusa. Yego. Ndabyumvise. Zidusubiremo neza, hanyuma usoza ugira abantu intama, hanyuma udusengere. Ya 15 tuvuze kuri cyo bita religious cyangwa se liberation theology. Kuya kubyerekeye kwibohora dukoresheje inyigisho zishingiye kwibukamana. Kandi izo nyigisho zikaba zidufasha, zikadutinyura gukora ishyano yuko tugomba kwegura intwaro tukaregera ubuzima bwacu. Iya kabiri ni ukugusha hasi ubukungu hagamijwe gukenesha abantu, bikabyara imvururu zishingiye kuri politike. Ibyo bigatuma ibihugu bigwa mu kaga gakomeye, ntibishobore kuba byashobora kwigenga no kugira amahoro. Kuko inzego za politike ziguye. Nizihe ngaruka rero ku bugingo bwawe? Ingaruka n'umwiryane n'abantu kugwa bakava mu byizerwa. Ko nkingira liberation theology nari nkubwiyeyo wenda ko ntavuze ikigamijwe muri yo ni ukurwanya ubukristo bw'umwimerere. Kuko ubukristo naba bavuze ngo Yesu yaravuze ngo umuntu nakubita urushyi kwitama ari mu gihindura irindi, iyo principle cyangwa iryo hame iyo rivanyeho ukaziye kuvuga ngo no, ngomba gufata intwaro nkarengera ubuzima bwanjye nica umwanzi wanjye, kandi ukabifasha yuko ari yobokamana, uburwanyi ubukristo n'amahame yaryo, ubwo bugingo burapfuye. Ubugingo bubwishe.
ushobora no kurwana ukica umwanzi ariko nawe ukaba uri mu nzira yo kurimbuka. Kandi uwo mwanzi wo wishe uzanye inzigo nawe azahaguruka arebe uko yakwivuna mu gihe gikwiriye. So rero ni ibyo ngibyo hamwe no kugushasa ubukungu bw'isi. Izo ni ingingo zikomeye twizo. Gateza ubukene ingaruka ku mubiri abantu bakaryana. Yes, abantu bikabishyana. Ubugingo ugasanga burarokeye bw'abantu. Mwebwe ugasanga biguye mu manga. Ubwo abantu bakora iki rero ko byanga byakunda bibaho nk'uko mwabitweretse no muri Danieli. Ko byanga byakunda bizabaho Danieli yabyeretswe. Ni iki abantu bakora? Icyo abantu bakora ngivuga buri gihe. Ni ukuvuga ngo umuntu akwiriye guhunga. Ahungira hehe muri Kristo Yesu. Ubugingo bwe bukaba buhishanywe na Kristo. Kuko muri Kristo Yesu niyo mpamvu njya avuga ngo bari mu Kristo Yesu yaravuze ngo nta kizababavurura mu ntoki ze ariko ntabwo za gutandukanya n'Imana. Ari nacyo abantu benshi batinya n'abayure y'abahunga ntibahunga ntibakunda ngo icyo duhunga si uko tuzapfa n'ubundi turabazapfa turabakandida b'urupfu ariko turahunga kugira ngo tutatandukana n'Imana tugahomba ubugingo bwacu. Icyo nicyo ndwana cyo kugira ngo abantu icyo kintu be kucyakira muri ubwo buryo kuko byaba ari ubuyobe kandi ubuyobe bwica ubugingo. Ya pastor murakoze cyane. Hanyuma mu gusoza mudusengera Imana dukunda kubabwira ngo mutange adresse zanyu kugira ngo uwabakenera abe yababona yagisha inama. Murakoze. Ya murakoze. Amazina yanjye ni Pastor Peter Musisi. Nomero yanjye ya telefone abari hanze n'abari mu gihugu ntacyo no gufata akabitso cyo guteranya ugashyira 250 yo kode y'u Rwanda 0788 50 ushobora kumpamagara kuri telefone, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp kuri iyo nomero yanjye niba kuri WhatsApp. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Cyo nabibutsa nuko mwajya no ku rubuga rwanjye rwitwa Pastor Peter Musisi Official naho mukahabona ibyo muhigira. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu baranatwe duhe umugisha tugire neza byo tuvuza aha ngaha bizafasha benshi kumenya ukuri no kwitandukanya n'imigambi y'umwanzi kandi no gukura amatsiko n'ibyiringiro kuri igisi babyerekeze ku Mana Data. Wowe ni umumaro wacu kandi wowe ni umunezero wacu. Ushimwe ku bw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tubyambarije mu izina ryawe rero Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Turagushimiye nshuti mwene Data wabanye natwe muri iki kiganiro, tugusaba gusharinga kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamara. Ikiganiro rero nakagaruka mugire ibihe byiza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwandika